Mu masaha make yashize ikirunga cya Nyiragongo cyongeye kuruka. Ese ikirunga cya Nyiragongo cyabitewe n'iki? Byifashe bite? Ese kizakira kuruka ryari? Ubundi byatewe n'iki? Byagenze bite? Ikirunga cya Nyiragongo cyongeye kuruka. Ikirunga cya Nyiragongo giherereye i Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyongeye kuruka nyuma yaho ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu cyagaragaye cyaka umuriro. Ni mu masaha y'umugoroba yo kuri uyu wa gatandatu mu kirere cyari ikirunga umujyi wa Goma ahindutse umutuku atangira gututumba umwotsi mwinshi cyane. Umunyamakuru w'inkuru dukesha igihe.com muri Rubavu yavuze ko byatangiye ahagana saa moya mu kibaya cy'ibirunga hagaragara umuriro, abantu ndetse babona umuriro mwinshi cyane n'umwotsi mwinshi cyane bisohoka mu kirunga. Abaturage hafi ya bose basohotse mu nzu bahagarara hanze kubera ubwoba. Ikirunga cya Nyiragongo ubundi gisanzwe kiri ku butumburuke bwa metero 470. Giherereye rero mu birometero 20 mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Ni kimwe mu birunga bikiruka ku isi ndetse gifatwa nka kimwe mu bifite ubukana bukomeye cyane kurusha ibindi byose byo ku isi. Ubundi rero cyaherukaga kuruka muri Mutarama mu 2022. Icyo gihe cyahitanye abantu 147 bose, cyangiriza ibikorwa remezo byinshi birimo inzu n'imihanda, mu gihe ibikoma byacyo byanagiye mu kibaya cya Kivu. Ubwo Nyiragongo iheruka kuruka, ibikoma byacyo byangije 30% by'umujyi wa Goma. Ibyo bikoma byagendaga ku muvuduko wa kilometero 65 ku isaha. Ese wakibaza ngo ubu ngubu mu mujyi wa Goma bimaze bite? Abaturage bari bakangaranye, abaturage bari bafite ubwoba bukomeye cyane, abaturage mbese bose bari basohotse bagiye hanze, ariko ubuyobozi bwatabaye, ubuyobozi bwabangutse burabahumuriza. Naho mu mujyi wa Rubavu wegeranye n'umujyi wa Goma naho abaturage bari bagize ubwoba bwinshi cyane kuko nabo bumvaga ko ahari kirunga kibubagereho. Bose basohotse mu nzu bahagarara hanze bareba umuriro w'amazuku uri gusohoka mu icyo kirunga. Ubundi iki kirunga rwose ni kimwe mu birunga bikomeye ku isi cyane, bivuga ko byaba bikiruka kandi bikaze cyane. Aha rero biravugwa ko abaturage bose basohotse bakareba bakagira ubwoba, n'ubwo abayobozi barimo umuyobozi w'akarere bahise bahagoboka bakaza bagahumuriza abaturage bakababwira ko rwose ntacyo bari bube. Aha rero abayobozi nanone bavuze ko biteguye ko nigikomeza kuruka hari abaturage bo muri Kongo bashobora kuza mu Rwanda kandi biteguye neza cyane kubakira nta kabuza rwose. Abaturage rero bo mu mujyi wa Goma ngo bakwiye gushyira impumu rwose, ntiyagire ikibatera ubwoba kuko biri buze kurangira kandi ko bitari bubagereho. Twongere rero kubashimira mwese mwateze amatwi iki kiganiro kandi mukakireba mukagira umwanya wanyu, urabakunda cyane. Wowe utarakora subscribe ku Nzobere TV Show wayikora n'ibindi bikajya bikugeraho ku gihe. Naho butaha, ciao urabakunda cyane. Kurikirana Inzobere TV Show kuri YouTube channel ubashe kuzajya ukurikirana byinshi byiza tuzajya tukugezaho ku gihe. Mu ikoranabuhanga, uburezi, ubuzima, amateka, ibigwi n'ibyegeranyo ku bantu mwakunze kandi mukunda muri benshi, ndetse n'imyidagaduro. Kora subscribe bizajya bikugeraho ku gihe kandi vuba. Inzobere TV Show, feel you life, hope and knowledge.